Sweetie. Yes, Neza. Shamba ukumbi. Nimba ukumbi cyane. Mr. Nanjye ndabona cyo. Ariko ubwo waje none bigiye kuba neza kurushaho. Bigiye kuba neza kurushaho cyane. Isukari igiye kuzamuka. Ni ubushyuhe. Gusa nanjye iyo umubonye mba numva nishimye. Yego. Yeah. Nanjye ndabona cyane. Iminsi biciye muri myinshi. Ntabwo ari iminsi gusa. Ndigaragaza neza makabezo bazi. Wow. Siko numva noneho yoroshye cyane. None se ubundi igikomera. Noneho ubu ngubu uzikunda neza. Kuko n'umugati ushyira mu cyayi. Rero ko urya nyine uvuye mu cyayi. Ndafata nshobora kurya. Rana. Abazi ukumva wawe. Subize ko nagitima kibi. Kandi kugira ngo nyine kanyuri imana uve ku mubiri wawe nawe ujye ubabara. Ubwo kanyuramo cyangwa kwa rundumye. Numvaga ntari kubabara. Numvaga mbishaka cyane. Nanjye numva mbishaka kubabara. None se dukomeje kwicara nyine ndabona bivangana. Umuntu usohoye ngo duhagarare nibyo byoroshye. Oya. Tukagenda n'ahantu heza fresh cyane. Nyine twese turi bato. Njyewe ntatekerezaga ko usanga bamaze kwitegura. Tugenda. None mutangiye kuvuga ngo kwicara birabangamiye. Usohoye ngo tubigenze gute? Nyamara nta nubwo. Se bite? Kandi narakubwiye. Bobo nari icyo kijya kijya kwanshinga mukanzego. Byari njya mbona bicana ku muhanda. Ujye ubirebera hano hejuru. Ko numva ndashyeshye twagiye kuruhuka. Akora ni wajya umbabarira. Mvuye mu rugo tugiye gusohoka. Sibyo? Ngeze hano kwicara mu kibazo. Tujye kuruhuka. Twakoze iki? Numva nyine wagenze kimwe. Rero nubwo duherukana. Ako naho tugiye twawe twicara tugiye kuruhuka. Tujyamo turuhuke dufate akayaga se. Sinubwo nubwo ukumva kuri kumwe nanjye. Ntabwo kuryama. Nari kuruhuka rero no gufata umuyaga. Soke ubundi hanze haracyari izuba. Tujyamo gake. Tutazi no kugenda kuri iki kigezo. Neza biza. Mugire mutegeye cyangwa urijyana. Please. Tugiye kuruhuka. Sibyo? Usko ntaragira no mu cyumba cyawe ubu wawe utagira sasa. Kubirekera tuzamara hirangiza. Ese ubundi nasesa gute naragushaka wowe mu buryo imodoka yose nyine mu gihe utari wanshaka uzajya ubikora bafite nyuma yo kurutaka na neza byose ugiye gusesa aho bwari nyine n'ibyo nzaryama iteka ryose imigendo naragushaka siko wagira ngo ndapfuye urayigisha neza neza uryama ahantu heza Sibiti waryamye suje kuryama wowe. Sibiti byawe. So wagiye wihangana bose. Mwese biti kutangiye kunyurira. Iki nyine. Tuje kuruhuka. Ntabwo mfitanye nawe umunsi wose. Ako si umunsi wose waretse tukanyuza basi kamwe. Tunyuza ibiki ariko? Ibiki tunyuza? Kamwe basi. Ibyo twabivuganye. Kamwe konyine. Tuvuye muri salo tutaje kuganira. Nese muri salo ntabwo twari kwagana twicaye ubu. None se sibyo nakubwiye. Nko ushaka kuruhuka ndabizi byo imitwaro wari wikoreye ushaka kuruhuka.
se wambabariye basi ese ushaka nicyo ushaka ko bakubabarira agaki kuswe ntaranabona n'umuhungu wambaye gutya naki kamushaka siko mbona baguhinduye amaso yawe ko atukuyubaye iki please tugiye gusohoka sibyo turagaruka basi kiranga agaciro tugiye kugenda tuvuye hano ngiye umaze kuncundagura umutsi wenda kuwuca ubundi se agaciro tuzakagira kugeza ryari hano hari umuntu wundi uri kutureba se ku buryo ahubwo tureba iki ntabwo niyo batatureba twebwe ubwacu ntabwo tugomba kwireberera uretse tukabanza tukagenda aho tugarukira wenda umuntu anananiwe ntabwo ari buruhukire rimwe ntabwo byonyine by'umunsi umwe wakwiba ikindi ngo dusohoke ubu aka kanya igira ahangaha nari ikindi kintu watekereza igihe cyose se ko wifashe wabaye ntabwo zembe ku isi ubigira seriye nabigira seriye utangiye gukuramo imipira ariko bari kuzirangira amaboko isaba funge je n'uburiri bwawe ntabwo nkeneye kuryamamo tuze nabona ducanye ducanye ibitari sorry Ego ndagukunda siko ugize nk'abo basore b'iyi minsi baba bashaka avansi ariko bino nta nubwo biba ari ingenzi kuri njye urebe ko nongera kugira icyo mubwira biri seri ntabwo ari ingenzi kuri njye da do nta natuje ngaryamaho neza nyine ndyamaho gakeya ntacyo bado urabona hari ikintu byarangiye se bwatoze bino ntabwo biba ari ingenzi ntabwo ari ubwa mbere ubimbwiye ushize aho ko bimbangamiye nta nubwo wanabimbwira basi ntansabe ni ukumfata nk'inka ukaza uza gutura mu buriri ntabwo bizongera se mwabajyanye kwibana ndagufite uruwanjye ndabyizeye numva ntabwo ndongera kugira ikintu kinyaruka sibyo ndagufite never atari byiza ntabwo ibyo bintu nabikora kandi ndakwizera mbese ubizi kandi nanjye jya unyizera sibyo ikintu ugomba kuzirikana ni uko ngukunda kandi ukabiha agaciro biri cyane ndagukunda cyane urabizi ngaho ngwamo ubinyemeze bazi bibide n'ubu ntabwo urabibona uzi ko wibagiwe ko tugiye kurya none se hari ko nta lipstick uri kugusiga ntazo ndi kugusiga ariko nyine turashobora uri kwangira igikorwa ariko uri kumbuye cyane nimba nshaka gushyiramo umwana wo kurya bitinze hari icyo bitwaye se kikazavuka ari ikibaji nk'ako buriya abaye ari umukobwa afite inyashi nk'izi zawe mbese nyinshi rero bazireba niba ari umukobwa wawe azi ko umukobwa wacu aba afite inyashi uzi ukuntu inka zakiyongera se ariko noneho ndumiwe ari nk'izi zawe noneho tuzabyara umuhungu ufite imisaya myiza nk'iyawe usa nanjye neza ufite imirimo myiza nk'iyawe umuhungu we muremure ku buryo abakobwa bo mu Rwanda bazajya bamurwanya n'ubundi twebwe tuzabyara bazanamukwa noneho jya umbabarira ndakwinginze jya umbabarira hari utuntu tujya uvanga nko mu paniye iwacu bazamuka umuhungu sibyo ndagukunda cyane nanjye nimba hari ikintu mba numva gishoboka nagikora kereka nk'isi yose nyifite mu biganza ku buryo mama wawe ukubyaye najya amuha icyo yifuza
Shobora humura. Thank you. Urahumura kandi byose mbikesha wowe mukunzi. Nyine tugire tuve mu muhanda tuze kugira sibyo. Nyine tujye kurya dore turashonje. Ariko nyuma yo kurya ubwo turanarya. Oze. Nyamujyanye muri hoteli gusangira yo bife. Nyamujyanye muri hoteli gusangira yo bife. Asangira yo pizza na divayi itukura. Asangira yo pizza na divayi itukura. Nyamujyanye muri karabu kubyina n'umuziki. Nyamujyanye muri karabu kubyina n'umuziki. Barara mu kabari basangira amarura. Barara mu kabari basangira amarura. Mwari we uritonde. Hanze ibishuko ni byinshi. Rubyiruko ni mu kazi ingamba. Hanze ibishuko ni byinshi. Hey babe. Salamu. Umeze ute? Bite se? Ni byiza. Ndakubona. Ndakubona waba ukereye. Urakoze. Urakoze. Kumva twajyaga duhura nkagira ngo uri umwana witonda cyane. Uba ufite umusheri ku ruhande. Hapana, uriya ni bro wanjye. Ni sheri wawe sha. Nukuri ni bro wanjye. Bro wawe ize yaguterura ahantu nka mu busitani. Oya urumva? Sinakubwiye se ko nyine mfite bro. Nabikubwiye ariko ukuntu tubayeho bro wanjye mufata nka papa, mufata nka mama, mufata nka byose kuri njye. Rero biriya tuba tugomba kubikora kuko nyine ubundi nta nubwo abizi ko nkufite. Like nyine urumva mu gihe ntafite umukunzi abagomba nyine no kuba ari kunoza ko ni mukuru nyine abazi utuntu twose. Ubwo ntukinkubise. None se uvuye hehe kumbona? No njyewe ndimo ndatembera. Akazi nagashoje ibisigaye no kujya gushaka umuntu yakuba ku buzima. Nari nshatse kukwihisha nyine n'abambo wanaga nka kwitaho kugira ngo bro atamenya ko nyine nibyo bintu byinshi ntabwo nari namukubwiye. Ariko rero byo wavuga byose ngo ni bro ntabwo ndi kubyemera. Uzicira tuma mbyemera. Ngwino wicare mu modoka. Kandi buretse gatoya ijambo ni iryanjye. Niba umuvandimwe wawe se? Bro wawe nta kintu kumarira kindi ni ukukuganiriza ni ukukugira ikinagwa wenda ugikeneye ariko nta bushuti mufitanye. Rero kugira ngo mbyemere niba ari bro wawe shanda kujyana ahantu ushaka ndaguha icyo ushaka icara mu modoka mujyane. Yewe ndanagucyura nushaka no gutaha ndanagucyura. Reba izuba tugiye kumusigaho kandi bizi neza. Oya mureke nafite phone se. Turaza kumwohereza ka SMS. Aramenya ibyo ari byo. Abana nk'abariya se b'abahungu so kumukubita nka 5 wagata Sanye ndumva mumbuye n'agakoko hahandi sinzi riba nyine wicara mu modoka tugende wamburanye iki bro se uko ndumva nawe usubiye mu bya bro nabi nashaka birebe nabi nuzi ko tazakurungura naye n'akabizu ntako yaguha nisura mushaka iki kwa kabaye nyine wenda ugenda nkaza kwagusanga dutandukanye. Reka nkwereke reka dukore nk'ibintu by'abantu babacamo. Wowe icara mu modoka bro wawe mwihorere ndaza kumwohereza ka ako se n'undi kari bro wanjye nari turaza kumwisobanuraho. Ako sigaye warari ibiki muri iminsi ra vundesi bro n'ubundi nta kibazo yabigiraho. Oya mureke reka twigendere. Tumwihorere twigendere mva nkumbuye ako nawe wari umaze iminsi waranyanze. Ntabwo nkwangarega hari ahantu mukorera ubona hari akajagari. Ariko nibyo nawe wari warampromisinze kuzandangira kandi kazi. Oya nzakakurangira. Use nitubonanye noneho ngiye kubishyira mu nshingano zanjye. Twigendere se. Mbite mwa. Ntabwo ari we nshaka ndashaka uriya mukobwa. Si nguyu se.
Mbe ugiye he? Bro nyine hari ahantu uyu muntu nsanze tuziranye anjyanye hano imbere hari utuntu ngiye gufata ndatangaruka ngo usange. Inde bro wawe? Nuse bite nyine turagiye ariko ndahita mbanguka. Ngo iki none se twe bwana twaye tugiye bwo bigenze bite? Nyine turajyayo na nyuma ariko nyine ngo iki ngarutse uretse gato ibintu uri kumva ntago ndi kubyumva ngo ugiye we shavuga vuba nigendere nyine tujyane imbere kuri ka gasantre kandi ndeta ngaruka nkurebe ndeta ngusanga hano sisubize. None se kuri kumamagara ngo bro wawe tuvukanye ryari? Ako sheri akono ndomewe sheri si mushiki wawe sheri mushiki wanjye wo kwa data buko nyine uyu mukobwa ni sheri wanjye ubwo we sheri wawe oya aho tuziranye bro mani gabanya imikino uyu muntu n'umwana mwiza nta kinari birye arangarura arakugarura se buri umwana ku buryo utazanutwaye nyine tugiye hano ni taxi se twari duteze apana wowe guma ahangaha ndaje magusanga ngo iki guma ahangaha ndaje magusanga twari dufite gahunda y'ahantu twari tugiye musoze twigendere sheri bro please mbabarira sibyo ndaje ngusange hariya sibyo sinibintu nawe byo kumfuhira ubundi wowe ubona ko se wowe kuki ushaka gufata mushiki wawe nk'ingwate waretse akagi tukagenda nyemereye tujye gufata hano hirya ngenda tangaruka sibyo ndagusanga hano sibyo bro mwiza subizi se ko mutabyumva sister karama ubu ni sangahera reba nyine ndabona ari saa sita. Ese na phone yanjye suyisigaranye ntari bintu reka nkubaze none se kugiye udafashe imiti se? Imiti se y'iki bro nawe rero ngi uramvanga imiti se y'iki nge ndarwaye sindi muzima biraka nawe kugira hari igihe umuntu akina agakina nawe ukamukina reka nkubaze sister kuki ugiye udatwaye imiti? Ngiye unatwaye imiti se ntabwo ngubwiye ko ngaruka imiti se y'iki ndagaruka ariko mu kanya ubu se imiti ya mu gitondo ntayo wigeze ufata? Hasi kuvuga imiti uno mukobwa nukuri ko Imana ashobora no kugupfira pe. Kuvuga imiti y'iki bro wambabariye please. Sister wanjye ararwaye buriya ninjye tubana ninjye ubizi. Arwaye iki? Sister ugiye udafashe imiti pe. Nese urika arayifata naje abantu. Tugaruka. Iyo miti se yari cyo. Kandi muganga yaravuze ngo ujye ufata imiti mbere yuko igihe kigera kandi sister ntabwo uvuga ko urwaye sida? Oya. Ako bro wambabariye kuko urwaye sida kano kanya shira arakubeshya n'ukuri nta sida arwaye none se ngo sida ndwaye ndi muzi imbere twamenyane wigeze ubona nk'imiti iyi modoka yawe yashobora kujyamo serikeye sister wanjye urabona ni munini afite nyashi ishobora kujyamo serikeye byibuze nini bizakwiramo sister wanjye nizo nyashi oyanjye ibyo ngibyo ndi kumbwira ntawe ushaka kubyumva sister wanjye arwaye sida ntabyo uzi kuva ryari ntabyo yakubwiye mbwira sami sina sida ndwaye please na sida ndwaye ari kudutira njye numva rwose bimbabaje shabro wambabariye wagabanyije izo kanuni ko mubwire jya gufata imiti ari kumbeshyera shiri please ari kumbeshyera wasohokamo ukagenda ukajya gufata imiti urumva wambwiye ko yari musaza wawe yakubeshyera toka wowe urarwaye urenda gupfa urambwira wagiye mva mu maso ugenda kumbi nuko mwabaye nigendere uzi ko atumye mbira icyuya abantu kandi ari gushokeraho pe nawe ufite ubwenge ufite so umbwiye ngo ngende mwita ntabwo ari wowe bimbwiye nk'ikintu cya sida ahantu gihubu nta n'umunsi n'umwe wakora akantu kazima bate muzashimwe wumve ko wakoze ikintu cy'ingenzi umuntu ari kurwana n'ubu buzima ari kugira ngo arebe ko hari ikintu yageraho nawe sheri nta kintu ufite cyo kujya no menyo ureba ukuntu uba nkuye ku mugati hangiza ngo urankunda amibiki urambaza iki wowe urambaza iki reba ukuntu abagiye uriyuze uza agaciro afite kuri njye
uriya uzi icyo avuze kuri njye, uzi icyo asobanuye, uzi ko ubuzima bwanjye bugeze aha ngaha ari uriya ubuhagejeje, warangiza ukajya kuza kireka mwami cyuma. Ako itonde sha. Umuntu uri kwitindira gusoza. Umuntu ari ufite. Uravuze ngo ndekura. Umuntu ari ufite mani wagira. Uravuze ngo ndekura. Ntacyo naho musije ntacyo ndana. Ndamaze kubwira. Hano ko umuntu arakaye ukagira ngo ngiye ntabwo ufite kurakara. Urakazwa n'iki? Urakazwa n'iki uba wishe akazi k'umuntu? Usanzwe gukora kano kazi? Akahe kazi? Uzabona n'igihe wowe. Ujije umugati ntabwo umuntu. Nyine wowe uzabona ari. Aho twari tugiye se ho nawe. Ujye wibuka ko utari wanshaka. Ujye wibuka ko utari wangira umugore wawe isaha n'isaha ibi bintu twirirwamo byarangira kwirirwa unyinisha aha ngaha nk'akadenesi n'umuntu ngenda akagira gutya akamereza wowe. Aha ni isoni. Muri make ntacyo nkumariye ngewe. Ndi ka gahungu k'akana sibyo? Uzi ukabwira ibi n'ibi unyiteresha udustori. Mvira mu buzima ugenda ntabwo ukeneye kuva aka kanya uyu munota ubyandike mu bwonko bwawe, genda umenye ibyawe nanjye nzamenya ibyawe, nizere kunyumvisha. N'ubundi usanzwe ubimenye, musanzwe se mutabikora buriya hari ikintu ubutanyeretse, uheneye uzi kurunguruka sha, barakubeshye wa gikobwa, nanjye nta n'ukundi gukenera Imana urumva, ntabwo ujye nyine gushaka.